yaravuze ati niba mwari muzi cyabahesha amahoro kuko yibona umuntu yagerageje ibishoboka byose bikanga abakwiye kugarukira Imana. Mwuka wa mamoni wo bita mamoni, mwuka wa mamoni gukunda amafaranga niwe utuma abantu kenshi baratanye bakayoba. Genda gahoro, nubona icyo urya ushima Imana ugende gahoro. Mugisha wawe ugutegereje ntabwo ari wo uzaza ku fabrika ngo uforcing uca inzira z'ubusamo. Genda buhoro. Hari n'igihe Imana yavuga iti nge wowe nzakubeshaho mu buzima bwiza butuje, ntabwo uzagera kuri ibi kuko nimbona ndabona uramutse ubibonye wansiga ukamera amababa ukaguruka ikakurindira aho ngaho. Burya abantu bafite impamvu zitandukanye, impamvu batagera ku bintu bitandukanye. Hari Imana izavuga ngo kugira ngo ube umwana mwiza ndakubona uri mwiza, ariko umunsi nguhaye ibintu bikurenze ntago nakongera kukubona imbere yanjye. Ngaho buri aho ngaho. Ngira nabyo tujye tubishimira Imana. Yego.